kuko abana bagomba kuba inshuti zacu. Niko bimeze. Iyo batagiranye ubushuti n'ababyeyi bajya gushaka abandi bantu bo hanze bizera, kandi abo bantu bo hanze bo babaha amakuru apfuye, ni wabo bashobora ikintu kimworohera no kumuhereza iyo televiziyo, iyo tablette cyangwa se izo game agakina no kugira ngo wibonere umwanya. Johnny muze bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera, nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Murakoze. Muri abo bakunzi badusangire, twishimiye kongera kubana namwe. Nkuko mubizi kuri iyi channel yacu dusangira ubumenyi, tugasangira urukundo, tugasangira ubuhamya, dusangira ibyo tubasha kubona byagirira akamaro abandi dushobora gusangira. No mu gikoni. No mu gikoni dusangira n'ibijyanye no guteka. Tunabashimira uyu mwana Dani. Dani ni umwana waducangiye iyo nanga ibanza. Turamushimira kandi turababararikira kumukurikira. Afite channel ye Umurya wa Dani. Murakoze. Uyu munsi turaganira ku kintu gikomeye cyane mu ngo, ibintu bigendana n'abana. Nibyo rwose. Turivuge ku bintu bijyanye n'uburere bw'abana. Murabizi neza yuko iyo tuzinduka mu gitondo tugiye ku kazi, iyo turimo kwiga kugira ngo tuzabashe gufasha urugo rwacu, byose bigenda bigahurira ku bana. Nibyo rwose. Akenshi ugasanga tubashakira kwanza ibibagaburira umubiri, ariko cyane cyane uyu munsi turavuga ku bintu bibagaburira ku ejo hazaza no mu buzima rusange. Ndaguye ijambo rero. Murakoze cyane. Nkuko bivuze, ibintu byose dukora muri ubu buzima bwa hano akenshi tuba duharanira imibereho myiza y'abana bacu, ariko twasanze hari ikintu kinini dukunda kwibagirwa. Duharanira kubagaburira, kubambika, kubaha aho baba, ni byiza n'ukuri, ni ibintu by'ingenzi, ariko usanga akenshi tutabaha umwanya wo kwegerana natwe tumenyane. Ugasanga abana ntibazi umubyeyi ntazi abana, cyane cyane mu bihugu by'iwacu haba hari n'abadufasha kubarera. Usanga mu by'ukuri ababyeyi n'abana bahura gake cyane, kandi ibyo bintu bizana ingaruka ku mirerere y'abana, ku mico yabo, ku mikurire yabo n'ahazaza habo muri rusange. Mu gihe rero urimo kureba iyi video uri umubyeyi, ariko ndakomeza mvuge ku bagabo. Uri umubyeyi w'umugabo, abana bawe cyangwa umuntu agomba kwibaza buri gihe, mbaha umwanya ungana gute? Icyo ni kibazo umuntu agomba kwibaza igihe icyo ari cyo cyose ahantu turi. Ngomba kwibaza mbere na mbere, mu mwanya wanjye w'umunsi wose, amasaha wenda 12 gukuramo ayo kuryama, umwana muha umwanya ungana gute? Kuko abana bagomba kuba inshuti zacu. Niko bimeze. Iyo batagiranye ubushuti n'ababyeyi bajya gushaka abandi bantu bo hanze bizera, kandi abo bantu bo hanze bo babaha amakuru apfuye, ni wabo bashora mu ngeso mbi n'imico mibi. Ariko iyo wegeranye nabo ukaba inshuti yabo, bakakwizera, bakakubwira, bakakubaza ibibazo bafite, kuko mu mikurire abana bagenda bagira ibibazo byinshi, hari ibintu baba batazi tuba tugomba kubigisha. Ni inshingano zacu nk'ababyeyi kubigisha, kubasobanurira ibintu babona, ibintu imibiri yabo igenda ihinduka. Ibyo byose nta wundi muntu wo hanze wakagombye kubibwira abana bacu, ni twebwe ubwacu. Mu kubabwira rero no mu kubatinyura no mu kubegera, niho rwa bushuti bubaho. Noneho umwana kumva yuko nta makuru menshi akeneye hanze, kuko ababyeyi be baramukunda, baramwegera, baramuganiriza, bakeneye kumenya imibereho ye cyangwa se n'ibyo atekereza. Bishobora kuba ari na bibi cyane kumva umuntu ashobora no kubaza umubyeyi, akabaza Costa, umwana wawe arimo gutsinda gute? Ese amanota abona angana gute? Ugasanga utayazi, ahubwo utazi n'umwaka yigamo. Ni ibintu biba bibabaje, kuvuga ngo ngewe mba ndi mu kazi. Biriya bintu mu by'ukuri igihe wibwira ko uri mu kazi urakora amanywa n'ijoro, ariko ugasanga umwana wawe arakunaniye.
ukuvuga ngo umwana yarananiye kandi mu by'ukuri nta kintu nta effort wigeze ushyiramo ntabwo yakunaniye ahubwo ntiwanagerageje muri make. ubwo rero hariho ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza yuko umwana uri kumwe n'umubyeyi cyane agira ikintu cyitwa security confidence arayigira kandi mu bitekereze namwe ku ruhande rumwe iyo umuntu uri kumwe n'umubyeyi wawe ni nka kwa kundi tuba dutekereza ko turi kumwe n'Imana tukumva yuko dufite umutekano n'umwana nawe iyo ari kumwe n'umubyeyi we umubyeyi aba afite umutekano. Tekereza yuko umwana iyo arimo gupanga igihe cyo kuzatangira kwiga afite amasomo runaka ariko ugasanga umubyeyi wamubaza ngo ese umwana afata amasomo ayahe ugasanga utabizi. Ibyo ngibyo ni ibintu navuga yuko ko tugomba kwiga yaho cyane twebwe ababyeyi iby'umwihariko twebwe ababyeyi b'abagabo. Usanga kenshi tuzi amakipe ari butsinde, tuzi amakipe ari bukine, tuzi akabare keza, tuzi inzoga zigezweho, tuzi abona kwita inshuti bo hanze ukuntu babayeho n'imibereho yabo ariko ugasanga ubuzima bw'umwana mu rugo tutabuzi. Ndakeka yuko ko ahantu ushobora kuremamo ibyishimo kandi ndarakirikira abagabo nimba ushaka kuzumva ibyishimo ngo ndakuvuga ngo ibyishimo ya mbere ubikura ku mudamu wawe kuko niwo Imana iba yaguhaye nk'umugisha iba yamuguhaye nk'inshuti. Mwese rero muhita musohora amafruwi. Ubwo rero abana babagira inshuti yawe nk'ukuntu yabivuze. Iyo utagiranye ubushuti n'umwana wawe ajya gushaka inshuti hanze. Ibyo nkunda no kubyita njyewe gutoragura. Ajya gushaka inshuti hanze ariko iyo umugize akaba inshuti yawe icyo akora iyo agiye hanze aragereranya ubwonko bwe buragereranya uyu nguyu ari bume urukundo cyangwa ubushuti buruta bwa papa buruta bwa mama. So ibyo ndumva ari ibintu aranyumva antega amatwi nibura we turaganira akanyumva ugasanga wa muntu agize agaciro kurusha iwabo mu rugo nubwo iwabo mu rugo bakora uko bashoboye bakamuha ibyo akeneye ariko hari ibindi akeneye batamuha ni wa mwanya wo kumwegera kumuganiriza. Ugasanga abana akenshi bararerwa n'amateleviziyo ibintu biri ku mateleviziyo twese ntawe utabizi ntabwo ari ibintu byubaka pe ni ibintu bisenya abana bacu ibyinshi navuga 90%. Ariko ugasanga nta umubyeyi nta bufata umwanya wo kubwira n'umwana abwira rero ibi ngibi nta kintu byakumarira ntago byungura ubwonko bwawe ahubwo bituma ubwonko bwawe businzira kuko iyo ubireba ubwonko bwawe ntibutekereza ahubwo wenda afata igitabo usome. Hari ibitabo byiza bifite inkuru nziza byakungura bigatuma n'ubwonko bwawe bukanguka nejo ukazagira ejo hazaza ariko mu gihe utafashe umwanya wo kumuganiriza ngo bimubwire azumva ko televiziyo niyo relaxation kandi mu by'ukuri nta kintu kinini imarira abana. Ubwo ni urugero rumwe wenda rwa televiziyo ariko noneho hajemo no kujya kuganira ibyo wabonye ku mateleviziyo nibwo batangira kureba n'ibikoza soni byo ku mateleviziyo no ku makompyuta no ku ma YouTube abandi bana babirebye bakamubwira akagira amatsiko kubera ko nta hantu muhurira mu by'ukuri ntabwo uzigera uzabimenya bigoye cyangwa ntuzanabimenya uzashiduka umwana yarenze urugero utabizi urimo gukora ngo urimo kumugaburira no kumwambika ntabwo ari byo bikenewe kurusha ibindi. Nyuma y'umwaka umwana arangiza ishuri ukavuga ngo uyu mwana nta bwenge afite uyu mwana ni gicucu ukatangira kumumerera nabi kandi akenshi ari umufilozofe w'umugiriki niwe wavuze yuko ngo umwana ni nk'akabati ibyo ushiramo ni nabyo bibamo n'umushiramo bibi azabamo bibi n'ushiramo ibyiza azabamo ibyiza n'udashiramo aragenda gushakisha ahandi abandi bazashiramo abandi bantu bazamushiriramo. Ubwo rero ni ukuvuga ko akenshi tugomba gutekereza ari ikintu wavuze cyane cyane cyama electronique harimo n'utuntu tablet cyangwa amatelefone ugasanga uyu munsi niyo birera abana. Ababyeyi muri aho ngaho ni ukuri mumenye yuko ubwonko bw'umuntu ni ikintu kiri naturel kidashobora kuhazwa n'ikintu kiri artificiel cyakorwa. Bari abantu bakora ibintu by'ama electronique baba bafite uburyo buri psychological navuga cyangwa bumitekereze bazi ibintu byakurura abana bikabakura mu buryo bwabo buri naturel bo kumenya. Umenye yuko uha umwana wawe akarerwa na telefone ari nabo ba telefone akiri bato ugasanga umwana ufite imyaka 2 3 4 5 akamuha telefone icara ari kugira ngo aceceke amuha amahoro kugira ngo aceceke amuha amahoro.
ibyo bintu ni ibintu byo kugaya cyane. Uba urimo kwangiza ubwonko bw'umwana, uba urimo kubukoresha ku buryo bukomeye cyane. Uzarebe umwana iyo ari kuri elegitoronike ushobora no kumukomaho gutya ntanabyumve, ushobora no kumuhamagara ugasanga yarangaye kubera ko ubwonko burimo gukora cyane ku bintu bidafite akamaro. Nuko rero ibyiza umwana ni ukuri nka kwa kundi ubyuka mu gitondo ugashaka breakfast y'ibiryo byo mu gitondo cyangwa bya saa sita, ugatekereza umwenda mwiza uri bwambare, ni nabyo uburyo ugomba gutekereza ahubwo birenze ku bana. Ni byiza no kumenya nko ku magrade, ndakuvuga cyane cyane ku magrade. Ntuzategereze umusho w'umwaka kugira ngo uzabwire umwana ngo turebe birote yawe uko byagenze cyangwa iki. Ushobora kubimenya umunsi ku wundi. Ese interrogation wakoze cyangwa quiz wakoze wabonye angahe? Niba atayibonye ni hehe bitagenze neza, hanyuma rero mugafatanya. Umwana nanone ahita atangira kumenya mu mitekerereze yuko ko ababyeyi banjye baha agaciro ishuri. Ababyeyi banjye nanjye ubwanjye bampa agaciro kuko bakunda kumba hafi. Iyo ushatse noneho gutanga inama, watanga inama zihe cyane cyane ku badamu? Vuga kwanza ku badamu, nanjye ndavuga ku bagabo turangiza. Abadamu ndabizi ko tugira imirimo myinshi yo mu rugo. Akenshi usanga umudamu nayikora wenyine, wa mugani n'abo bana baraho agasanga ikintu kimworohera no kumuhereza iyo televiziyo, iyo tablet cyangwa se izo game agakina no kugira ngo wibonere umwanya. Ariko mu by'ukuri nutekereza neza aheza hazaza, uzasanga ibyo bindi ushaka gukora bidafite agaciro kurusha ahazaza h'umwana. Fata umwanya wicare n'umutware wawe umbwira uti rero abana bacu n'umugisha Imana yaduhaye tugomba kubungabunga tukabubakira ejo hazaza. Tugomba kubaganiriza, mufate gahunda, muvuge niba buri mugoroba uramwibutse se ufite homework wayikoze, reka ndebe. Ndabizi ko bitoroshye ariko birashoboka. Ibintu byose ni ukwitanga, ibintu byose ni sacrifice nk'uko twabivuga. Habaho kwitanga ariko uzi neza yuko ejo hazaza utazigera wigaya wowe ubwawe uvuge ngo yongera gutya. Hari n'igihe tubaha ibyo bibarangaza natwe ubwacu twibereye ku ma movie, atambuza kwirebera movie yanjye. Mu by'ukuri ibyo bintu bishimisha, sinzi niba bishimisha umutima wawe akakanya, tekereza ku ahazaza h'umwana wawe kurusha ko tekereza ahandi. Kandi iyo umudamu abibonye akabona agaciro kabyo, biroroshye kwegera n'umutware w'urugo mukabiganiraho, mugaha abana banyu agaciro nk'umugisha twahawe. Tugomba kuba hafi hashoboka. Yego. Ubwo rero ngira ngo ku ruhande rw'abagabo ikintu navuga ndabivuga mu magambo makeya, gira abana bawe inshuti zawe. Twebwe abagabo tugomba kugira abari mu rugo rwacu inshuti zacu. Dufite inshuti zacu ari Imana yatuzaniye ikatuzanira mu rugo rwacu, nta gihembo twayihaye ikatuzanira mu buzima bwacu. Abana bacu tugomba kubagira inshuti zacu guhera mu myaka yo hasi bakivuka kugeza igihe tutazi. Bagomba kuba inshuti zacu, kandi uburyo baba inshuti zacu ni ukubumva, kubaha umwanya, kubegera. Atari kubegera nk'umugabo igihe umwana yakoze ikosa gusa. Akenshi usanga nayo makosa yakoze no kubera uburangare bwacu. Nkunda kuvuga ngo reka ikintu kitubeho kubwimanuka atari kubera ko twabigizemo uburangare. Ibyo rero nibyo bintu nkunda kuvuga. Abagabo akenshi ushobora kuvuga uyu munsi mvugana n'abantu bangahe, turimo kuvuga by'imipira, turimo kuvuga by'akabari, turimo kuvuga ibi nibi by'ama business n'ibindi byose. Ibyo byose nta kintu byatanga ku burere bw'umwana, kuko n'ubutakaza uyu munsi cyangwa ejo bundi niyo uzatangira kumva wicuza. Ahubwo ni byiza mu buzima ukavuga ngo naragerageje, yego, bikanga. Icyo gihe na kintu wigayaho ku mutima wawe. Ubwo rero turaba turekeye ahangaha dukangurira ababyeyi mwese, ariko njye ndavuga cyane cyane abatware. Twebwe abagabo dufite influence nyinshi, tugomba gufata ya mbere tukagira abana bacu hafi bari ku mashuri, tukamenya uburyo baraye, uburyo biriwe. Abari mu ma interna tukamenya uko mu interrogation arimo kugenda, tutategereje birote. Rero ndumva twarangiriza aho ngaho, tukaba twizeye yuko ko iki kiganiro kigufi kiri bubafashe. Tunabasaba yuko ko
mwakomeza gukora subscribe mugasangiza n'abandi akantu gake nk'aka ngaka gashobora kugira icyo gamaze. Nibyo cyane rwose murakoze cyane.